nta wamenye icyakurikira igenda rya Murera kuko ikipe y'Inyanza mujye muyitinya na APR yayitinya na APR yayitinya rwose yo wahuriye muri duel irabizi Murera ukoraho bakavuga bati twebwe ntago turi bujye muri match Ferwafa ikavuga ati muregistering umukinnyi w'umunyabrazil wa Rayon aregistering mu gitondo agakina ni mugoroba Murera ibintu bikomeye cyane akubwa ati ubwo ngiye mbivuyemo niko ikora irakomeye na irabizi namwe murabizi mu mupira mubizi ko Rayon ni ikipe y'abafana ikomeye ubwo kubera kuri yo saa 9:53 batangiye gutegereza Intare hanyuma president wa Rayon Sports Jean Fidel ku saa 10:20 abonye Intare zitaje nawe nawe ahita yisubira muri VWT ye aravuga ati reka tubonane ubutaha arigendera ubwo rero fandeka tubitowe rwose karena nahoze nanamwandikira mubaza nise bimeze gute byibuze mufite ubwo bushaki burahari cyangwa se arongeye wenda kuguhamagara nyuma arambwira ati ikipe ikuye mu gikombe cy'amahoro babahisa ntarengwa kugira ngo babe batanga ikibuga bazakiniraho ntibabikora batumiza ikiganiro n'abanyamakuru ko bavuye mu gikombe cy'amahoro bakomeza ibiganiro bigiye bitandukanye n'iki byose atero twebwe ibyo ngibyo nta birimo ati nta zindi negociation dushaka ati amabaruwa twagiye tubandikira arahagije ati bindi rwose ntago twebwe tuzigera twitabira nta nubwo ugiye umukino tubirimo. So what next? harakurikira iki icyo kintu cyo cya flexibility ntacyo niba iyo flexibility tabaye Ferwafa byitwara mu gute nashimye ko Muhira arimo aratwumva nawe niba ari intervention yaje kuduha idu niba SG ko twumva iduha ariko SG nabo bayoborana bafite urugamba rukomeye ari ikintu cy'abanyamuryango bakomeje Rayon Sports ni ikipe ikomeye binagorana muri management yayo ni ikipe ikomeye binagorana muri management yayo. Rayon Sports urabizi ko yavuze ati twagarutse nanone reka nkubwire bino bintu iyi statement nayisubiramo niyo nabandi mu rukiko ibi bintu Rayon Sports yakoze iyo bikorwa n'Intare byari kurangira nkaho nta cyabaye Intare ko yatewe forfait kera cyane iyo dossier ibitse iri classe nta n'uwari kubana nabyibuka ibyo mvuze nabisubiramo ibi bintu Rayon Sports yakoze ariko ikipe muri hora ari nkuru riga iyo bikorwa n'Intare Intare zari kuba zarabaye disqualifié bikarangira nko nta n'icyana nta n'uwari kuba ari kubivuga tuanze twemere yuko Intare niba ziburana zifite rezo yabangoro irakomeye Intare ni nto tuanze twemere ko Intare zifite ukuri ko kurahari umunsi mwampaye gukina nari ndi tayari gukina ikipe ntiyambwiye ikibuga turi bukinireho ikipe yikwe mu irushanwa officially irabitangaza ikipe yarekuye ibaruwa iva mu irushanwa uyigarura ute icyo ni ikibazo cya mbere Intare zibaza icya kabiri nkaho bidahagije wowe Ferwafa utangira ibiganiro ni ekipe biyigarura mu irushanwa singanirijwe simenyeshejwe impamvu yavuyemo simenyeshejwe impamvu uko igarutse simenyeshejwe impamvu imikino isubitswe mu buryo bugiye butandukanye donc nirengagijwe nkaho nge ntacyo bimaze kuba mpari nimo kuvuga ngo icyemezo cyose kizafatwa uzakimenyeshwa kandi ugomba kwishubahiriza ukacyubahiriza uko kiri iyo ntago ari communication ya nyayo Intare aho zararenganyijwe tuvugisha ukuri ibintu tumaze igihe tubisha hejuru Intare zararenganyijwa ntizakorewe communication uko bigomba uko bikwiye icyo ariko kugera kuri iyo mfite inkuru mbi ngiye kubwira Intare kugera kuri iyo etape wavugaga bwana Rigana turabyemeranya mfite inkuru mbi ngiye kubwira Intare ariko se niba bakubwiye ngo ibya mbere byari bimeze nabi sibyo kuko Intare urabyibuka neza mu mwibaro baranditse baretse gato baravuze bati niba tutaraganirijwe ngo tujye inama ku mukino tuzareka inzego zaganire ku mukino abarizo zizakina bavuga ko ibiganiro byabaye hagati ya Federation na Rayon Sports so
federasiyo nayo kugira ngo yemere guhagarika umukino wo kuwa mbere ihamagaza ama ekipe no kwemeraga koko intare zifite ukuri kandi guhamye. So niba hagiye rero mu nzira ya negotiation, okay, hari ibyo twakoze bitari byo byasaga nka bibangamiye intare. So intare rero nibyo koko hakwiriye kubaho ibindi biganiro byimbitse, wenda akaba ariko tubasobanurira ko Rayon Sport yagarutse, urumva, tukanabasobanura n'uburyo dukwiriye gutwara umukino, mugatanga n'ikifuzo cyanyu ku buryo umukino waba mu buryo bunyuze. Intare zarasuzugo tutagiye kubeshya, navuga ngo wabonye ko ibaze no kugira ngo abantu baganire banasore n'ibiciro by'umukino uwo bazakina atabizi. Urumva ntabibonye sakanyenyeri iki cyo ndacyemera. Urumva yewe aho turimo turajyana ahantu turimo kubirebera si ahantu turimo turajyana. Oya forces ebyiri zihanganye, izo forces ebyiri zihanganye nazo ziri gukorwa bino bintu. Uretse reka tujyane muri ubu buryo, sibyo? Twebwe ngenda hamanya neza n'abantu bari bose ko intare zarenganyijwe, sibyo? Kandi koko intare nazo zikagaragaza ko zifite uburenganzira ku mukino kuko ni partirebwa n'umukino, ziranabyandika biri ba clair. Impamvu umukino wahagaritswe nuko federasiyo nayo yavuga ati koko twakoze amakosa yo kwirengagiza cyane no gusuzugura intare. Yego rwose, sibyo? Federasiyo ifite amakosa abiri, wibijyana ahantu hamwe kwizigira. Isohoka rya Rayon mu gikombe no kugaruka ni amakosa yakozwe na Ferwafa. Yego tubyemeranyeho cyane. So rero reka mbabwire ukuntu Ferwafa iri gusifura match igo. Icyo nari ndimo ndabaza, Ferwafa yakoze ikosa rituma isohoka iva mu gikombe. Ibiganiro Ferwafa isaba Rayon yemera kugaruka. Hango Ferwafa yemeye gushaka bugufi kugira ngo rega ko yabonaga bigiye kwikomerana, iravuga ati AS Kigali yagiye Gasogera agiye, Murere iragiye, nta wamenye icyakurikira igenda rya Murere. Kuko ikipe y'Inyanza mujye muyitinya na Peri yayitinya. Na peretinya rwose yo wahuriye muri duel irabizi. Murero ukoraho bakavuga bati twebwe ntago turi bujye muri match Ferwafa kavuga ati muri registering umukinnyi w'umunya Brazil wa Rayon. Registering mu gitondo agakina nimugoroba. Murero ibintu bikomeye cyane akuvuga ati ubwo ngiye mbivuyemo niko ikora. Irakomeye na irabizi. Namwe murabizi mu umupira mubizi ko Rayon ni ikipe y'abafana ikomeye kurusha izindi. Niyo kipe rukumbi hano mu Rwanda hagurikije inzego zose mu gihugu. Kugeza bayihaye umurongo niko imeze ni Rayon bayihaye ubuyobozi nyine ibintu babishyira yaba rindi yari gusenyuka bikarangira. So urambwira nk'izo ntaro urambwira ngo byateze rwaserera zose intare ngo abayiyobora ngo byateje kesi yahehese uzase atera ko ntiyagiye haruyibuka ibyo byarangira ngaho nani cyabaye. Rayon ifite izo mbaraga nayo irabizi kizifite, natwe turabizi nabo barabizizi, ariko niba uyigaruye inzira byari gucamo kugira ngo intare nazo zitaza kumva ko zasuzugwe kuko no umunyamuryango intege nke zose yagira uko kudakomera yagira kungana no kwariyo, ariko n'umunyamuryango nawe yagombaga kuganirizwa hakiri kare akamenyeshwa impamvu match itabaye, uko rero yagiye nuko yagarutse wenda kivumbura, ariko muri biganiro byagiye biba ayo meze biganiro yaraye ariho ayicayeho ariho avuga ati njyewe nimwigeze munyemvita mu biganiro na bimwe, icyo nzi nuko rero yavuyemo yikuyemo nziko nzakira na polisi. Ariko Rayon Sport nayo ati nazo turi victim. Simfitanye ikibazo na Rayon, simfitanye ikibazo n'Intare, mfitanye ikibazo n'uwo muntu uri gusifura umukino witwa Ferwafa. Biragenda muri inshuti yanjye kwashatse kuyobora neza president y'abanyamuryango bakaba bari, ariko hano bakoze amakosa akomeye. Nta kintu ari kuyobora neza na kimwe kuko yabyishe au départ. Uri kumva ikintu wigaruka ngo bahagaruye ngo Intare ngo bashatse kuzizana mu biganiro, bwa mbere kuki utabinzanyemo, bwa mbere utabinzana kuki utari kuzakomeza gafata uwo mwanzo. Sinshyigikira bigenda gute, sinshyigikira bigende gute umva logique ntiri urumva imbaraga aho ziri buriya muri kugira ngo kati bitone uri kurwana urugamba. Aha ntacyo mvuze. Hari ikintu Ferwafa iri gukinisha, ariko Intare ntabwo Intare ziri kurwana ari Intare Butare tuzi, ari Intare za Kativito. Iki kibazo nticyakabaye gikomeye. Iki kibazo Rayon Sport ntabwo ijyanganye muri Intare gusa. None se reka manza baze gucuruza rw'abagabo babiri bakomeye. Reka nkubaze niba mu kanya warumaze Intare nigi genda yo nyine mu kanya bwana rigane ko warumaze kutubwira Rayon Sport n'umushaka ngo n'ubukaka bwayo n'uburemere bwayo ko n'ubundi dateze guterwa amaga. Ntishobo iyo
ntibishoboka inyarugendereye kwitera mpaga yaragarutse byo forget ibyo ntibizanaho gukora ikosa imbaraga zayigaruye nazo zigomba kwiherekeza niba ari ekipe iri safe wari wicara kuri za ntebe zo muri salon de coiffure ziba zikaraga niba ari ekipe yicaye muri iriya ntebe iri kwikurugutura nireyo iri kuba mugundagurana ibyo mugundagurana byose njyewe ndahari none se ntahure iri bugiye icyo nari bwana Rugangura tuvuye amakosa yarabaye ku ruhande rumwe icyatumye Rayon Sport igenda amakosa yarabaye icyatumye intare zibwirwa gukina kuwa mbere zitabanije kugishwa inama amakosa yarabaye icyatumye ikipe igenda ikongera ikagaruka amakosa yarabaye so niba hagezeho Rayon Sport noneho nako Ferwafa ivuga ati zarekuru zanyu bwana intare bimwe mwasabaga ko bishyirwa mu murongo turabyemeye kuko twakoze amakosa na ya partie concerne ya mbere yitwa Rayon Sport irebwa no mukino ikavuga ati namwe ni muze mu biganiro kugira ngo intare twumve ibitekerezo byabo Katibito hari radio imwe yavugiyeho ndi umucoating yavuze ngo ne wantunga pistol sinzaza muri ibyo biganiro niyo wantunga pistol ingenzi ko ndi muri cyiciro gikurikiyeho ngomba gukina n'ikipe yitwa police hanyuma bikarangira Katibito nakoje iranka ryo wari mbone ni captain ikipe y'intare Katibito ayobora ntabwo ari ikipe ifite ayure n'izindi kipe za gisirikare oya ni ikipe nene sinibyoroshye nese yiha oda buriya niko arabyuka mu gitondo akabanga nge sinjya mu biganiro ikipe ntikina niyese yarashinze se nawo captain yatinyo reka babwiza ukuri rero ikintu Ferwafa ihanganye nacyo kiraremereye kandi cyane intare ushobora kujya ngo ni ikipe yoroshye ariko intare iremereye naho ituruka ifite backup irakomeye iraremereye decision yose wajya kwifatira uyifata ubara yuko uri kwifatira ikipe ikomeye iyo aba ari nk'ikipe y'akarere Gasogi niyo yavuyemo niyakiriye kandi yararenganyijwe rega buriya kandi yararenganyijwe ntiyagomba gukina round ya mbere yagomba kuza muri round ya kabiri bamubashyira mu Kiyovu muri round ya kabiri kandi ari yakabanje mu ya mbere yararenganya ariyakira ntibyarangiye Shema niyavuze ati ikipe tuyikwemo ko ibibazo by'amafaranga hari bamusakuje none se byarangiye none se uzareba iby'intare bwana Katibito bavuga ngo wamutunga piston ntiyagaruka iyo Rayon Sport ikaba n'ubundi ayo statement urumva ko umuntu usirikare Rayon Sport n'ubundi wayigaruye akaba icyatumye Rayon Sport igaruka kikaba kigihari reka mabwire no balance yayo tuyizwe reka mabwire ino scenario ko nigiye kugenda none se biragenda gute SG na president SG na president mukina ya makarita neza cyane mukina ya makarita neza cyane kuko numwe mu mitego ikomeye ishobora kunyeganyeza ofisi yanyu ngaho subiye no statement SG na president mukina makarita y'ibi bintu neza cyane ni kimwe mu bintu biruyenganyiza ofisi yanyu cyane muri gukiza abavandimwe babiri bakomeye bafite imbaraga bombi kandi uruhande nimufata uruhande rumwe nabi kidogo biranyeganyeza ofisi yanyu I swear before God ndakubwira ibi bintu mbyumva ntabwo Katibito avuga biriya bintu adafite ikintu ari kubivugiraho kirakizeye ndakubwira ngo Katibito izo confidence fata attention ku musirikare utinyuka wawe ni wantunga pistol ngenzi ko nzakina na police ntago ari gukina he's serious ntabwo Katibito yibwirije he's serious muri ibi bintu afite impamvu abivuga Ferwafa niba hari ikintu kigiye kunyeganyeza ofisi yanyu ni iki kintu cyitwa amakarita uburyo muri kuyakina na Rayon Sport n'ikipe yitwa intare zifite ukuri 100% niyo mwarega muri tasi intare zifite ukuri iyo umuntu yabaye yikwemye irushanwa aba yarivuyemo pirekesa nta bundi buryo bwo kumugarura buryo wamugaruyemo rero ukamugarura ugakora ikosa ryo kudakominika neza intare wari uteye ibuye ahantu habi cyane intare buriya ziraburana ikintu kimwe iyo binaba nkubahwa kandi icyo kintu nicyo iyo binaba nkanaganirizwa nkubahwa nkabigiramo ibiganiro rero Ferwafa ushobora ko yarabirebye ikagira ngo ari twebwe rero nidufix ibintu kuri reyo intare zo zizaza zije ariko intare na Rayon Sport byakeneye mbanze mbibutse match banza Ishoronge intare zigira ikibuga Ishoronge ni kwande ayi intare ko intare zifite nyirazo reka mbabwire rero intare zifite nyirazo reka mbabwire iyi case y'intare na Rayon Sport ikintu kimwe cyakemura ikintu kibazo mu buryo buri open Ferwafa nikora iki kintu gishaririye ariko igikore ni sore public apology ni sabe imbabazi ku makosa yakozwe izisabe abantu bo mu ntare ariko ibikore mwibanga rikomeye ubwo abantu bo mu ntare bafite abo bagomba kubimenyesha ni igenda ibaganirize ibabwira ati we are very sorry twakoze ikosa rimeze gutya
none biri kutugora kubimanaginga. Byabaye ikibazo, byabaye kesi iremereye kuko mufite ukuri kandi Rayon Sport ni ikipe y'abafana benshi, nitujya kwa apurika itegeko ko ryagombaga kugenda ngo tuyikuremo byateza ikibazo gikomeye. Mudufashe mukiniye match turebe ko yarangira, kuko nizo ntaravuga ntiwazitera mpaga mbikubwire noneho ngaho nabikinisha none ayitere mpaga. Ariko ibintu muvuga ni ibiki? Iyi kesi iraremereye biteye nubwo, ariko ati bitari intare butare nyine kuri iyi ntare ari izi ntare ari izi tubona za katibito wazikubita mpaga ni Nyarugenge bikarangira, bikinisha none bikora. Ya reka tubireke guteye rero baganire n'intare badiringe nabyo, babahamagare bagende bahore n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru b'intare babaganirize, bemera amakosa yabayeho, bace bugufi, hanyuma niba bagirira ikigongo ya mugani w'abarundi babemere ko match zaba. Intare zifite ukuri, Rayon kuva yarayigaruye ubwo yashyize muri position y'ukuri. Buri ibintu byose wacokoza none kuvuga ngo Rayon Sport ngo nyuma kugenzurwa ngo na komisiyo ngo ibishinzwe ngo twaje gusanga ngo kwa kwikuramo kwanyu ngo byara amakosa ngo bitumye muterwa mpaga, iyo ferwafa ahubwo byanarangiye munayivuyemo. None mbikubwiye yagiye mure buri iyo munayikuramo bikarangirira hari byari bigira inzira, ariko ubu mwemeye ko muyigaruye mugasohora ibaro wangu iragarutse ugakinisha kuvuga ngo iteye mpaga. Murera niyo ferwafa wayivamo. Ikintu kimwe gishoboka uyu munsi wa none cyonyine ni ukudiringa n'uruhande rw'intare, mukemera ko mwayikoreye amakosa kandi mwarayakoze, mukadiringa nabo mukareba uburyo babemera bagakina match retour na Rayon Sport. Ariko ikitari cyo ngicyo kuvuga ngo intare wazitera mpaga ngo yitaye ngo ntizaje mu biganiro bro. Ndakubwiza ukuri muhire na ndahanga iyi kesi muzamuka kuko ikibazo kimeze muri kandi umutego ukomeye gukiranuriza ikipe aho bizarangira kuko nk'ibyo bintu baba baremeye ko zinaho uko byagenda kose nko muri tombora ngomba kwirinda ahantu izi kipe zakabaye zinahurira nakabaye inzira nk'ubu yaba harimo nka kesi ya Kiyovu byari kwa byoroshye abavara ukuntu hita bagobekamo ibintu byo kubarenganya bikarangira, ariko nk'ubu ntabwo Rayon Sport ubu byashoboka biragoye cyane. Simvuze ko Kiyovu ari insina ngufi, ariko amakipe amwe agira ukuntu iyo ukoze akantu ntago amakipe angana byari ibindi bintu binini cyane. Amakipe yose n'ayo mupira w'amaguru ariko ntago anganye buremere, ni ibisanzwe ku isi yose. Ni